So murakaza neza kuri YouTube channel Nyela Official nkuko bizna mungu wanyu iradukunda Jiva. So tugiye kuganira rero ku mwana bita Leontine Uwamariya ndetse no bita Olamusonga Isimbi, bose baranganyije muri O level senior national examination. Gusa mbere na mbere ko dutangira turabanza dushimire Ministeri y'Uburezi, Minister of Education turamushimira cyane, turashimira ubuyobozi bwa NESA, turashimira ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange ndetse na His Excellency Paul Kagame. So mbere yuko dutangira rero tugiye kubanza kumva ibiri kuvugwa ku byaranze amanota hagati y'uyu mwana bita Leontine n'uyu nguyu bita Olamusonga Isimbi. Aba bana bo hagati yabo nta kibazo gihari, ahubwo ikibazo kiri muri Ministry of Education, muri Ministeri ya Education nyine, aho batangaje amanota ngo umwana wa mbere nibabitindaho cyane, bajya kuwa kabiri bavuga ko ari nawe wa mbere. Nyine uyu MC wari uhari niko yari ari kwivuga, ariko mbashyira maze mukumve. Tugiye kumva n'ibindi byinshi makazira hagati y'abanyamakuru bari kuvuga ati ngo umwana w'Irusizi yararenganye, wari kwifotoreza rimwe n'abandi bamuteskovya. Nyine nibyo tugiye kubanza kumva, none turazanyuma tubisesengura mu gake gake. Ikibazo nibajije kandi namwe munsubize, ni gute umwana wa Nyamasheke no muri Gasabo babaye bose abambere bagahamagarwa umwe, hagahamagarwa umwe wa Kigali? Yego, Ministeri rero y'Uburezi isubiza umunyeshuri ufite amanota ya gatatu ariko n'uwa kabiri yitwa Ganza Joel. Urabona ko abana bose wa mugani bambaye ibifu. Bije bari tegeko reka hariya bari tegeko. Uriya mwana yabaye nk'igisupu. Kuriya ko yabaye numva. Ni igisupu. Wagira ngo amarushanwa y'amisi. Asite bisobanuye. Mfite video. Icyo bisobanuye hari imipango, hari baba mipango. Yamutangaje ubona hari ikintu ari kuduhisha, ari kutubwira ko umunyeshuri ari uwa mbere, ariko atubwira ngo hari uwo banganyije. Niba baranganyije ubwo n'abambere babiri, ariko hanyuma mu kubahamagara ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara, byumvikana Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero 1 ntiyari iriho nkuko twabivuze. Bahamagara ya kabiri yitabwa n'undi. Ibyo ko itariho murabihaka cyangwa murabyenda bimenyetso ni nk'ukuntu n'umwana uvuga ngo ntibampamagaye, hanyuma Skove kandi uhamagara akavuga ko yamubuze ku murongo. Nta muntu wabura ku hanyuma wo muri iki gihugu wabura umwana ukabura gitifu umurenge, ukabura meya, ukabura nde umunyeshuri, no ku muntu wabaye wa mbere. nuko certificate uzayerekana guzukuruza no muvivi ukayiresha na Family Girls School n'abandi bose ku manota ya 90. Uriya mwana azarangiza kwiga, muzamubona, muzamukoresha ikiganiro mu kazi kazatangiriraho ka mbere. Naga ari mu mubare w'abana bazarangiza kwiga bicara. Minister ati oya minidike kurexe yayo bati nimero ntiyaciyemo. Oya irere wijya kure bwa mbere ngo ni ibihuha. Mbere na mbere nagira ngo mbisabire bayobozi, abantu bakoresha na platform zanyu rimwe na rimwe mujye mubahugura, bamenye iki tegeko rivuga. Gutangaza ibihuha ni icyaha gihanwa n'amategeko mu gihe icyo ari cyo cyose ugihamijwe n'urukiko. Turashaka ko nyine akomeza kudevelopinga muri aspect zose, yaba kwiga bana n'abandi. Ati ikibazo nibajije kandi namwe munsubize, ni gute umwana wa Nyamasheke no muri Gasabo babaye bose abambere bagahamagarwa umwe, hagahamagarwa umwe wa Kigali? Yego, Ministeri rero y'Uburezi isubiza. Currently speaking, I think the sky is no longer the limit. I the sky is no longer the limit. Rero njyaho nshaka kugera, nifuza kugera cyane kure cyane hashoboka. I don't think ko hari ikintu cyambera a barrier ngo setting a barrier right now. So nimba maze kubyumva rero ni imakazi komeye cyane ziri hano kuri social media byerekeye n'aba bana babiri. Abana babiri bo nta kibazo bafitanye, ahubwo ikibazo kiri hagati y'abanyamakuru ndetse na nuzana Minideke nyirwo ni muri na education na system n'abashinzwe education bose nyirwo ngo sibyo. Yego, uyu munyamabanga rero hano yaraje asobanura uko byagenze, aradusobanura atubwira ati namakosa yabaye, nyine ni ibintu byabaye turanabyumva pe, byinshi mwanabyumvishe, sinangombwa ngo bitindeho. Ngiye uyu munsi ndagira ngo dutinde ku kantu gatoya
k'iyi comment ndagira ngo tuganire kuri iyi comment ari abantu bameze nk'uyu muntu kabisa ngo byibuze ndishimye gusa akazi kabo ko kwamamariza Fawe Girls School barakarangije gusa igitutu cy'abanyamakuru nicyo kibimuhesheje shout nicyo kibimuhesheje nyine ubu bari kuvuga uyu mwana wa Maria Leontine ngo igitutu cy'abanyamakuru nicyo gitumye ahabwa biriya bintu byose ngo gusa ngo akazi kabo ko kwamamaza ngo Fawe Girls School ngo barakarangije ngo igitutu cy'abanyamakuru nicyo gigize uteke muhesheje biriya bihembo nicyo gitumye agaragara hari ese hari abantu babyumva gutya reka tubishyireho umucyo rero so ko umwana yaratsinze uriya Isimbi bakavuga atava kuri Fawe Girls School ni ibintu bisanzwe ko n'abandi bose bagiye bavuga ibigo byinshi mpamvu natinze kuri iyi comment abantu benshi ni iki muri guhurizaho cyane sibyo tubanze twumve bino bintu Fawe Girls School ni ikigo kirenze pe kuba kirenze rero si ngo bakingo kiyamamaza gitanga amafaranga oya kirarenze kabisa sinzi impamvu ahubwo n'indi myaka yose kitagira utebatazagamo so ku bantu bari kuvuga ngo rero ngo bamamaje Girls School amakosa yo arimo makeya niyo kuvuga ku nyine kuntu umwana ngo bana ngo nuwambe nyine uyu MC yakoze amakosa pe kandi nababwiye ngo nabyera ngo de udukosa tugomba kuzamo wenda undi mwaka bizakemuka biriya nabirenze nyine mwifata nk'ibintu birenze cyane gusa nyine hari n'abagiye bavuga ngo iyo biza kuba se uriya mwana ngo Isimbi ngo yeza kubura ngo urawo unyamasheke ngo cyangwa se urawo rusizinga kaboneka ngo byari kuba bimeze biti ngo byari kuba yintambara oya hanga cyo dushaka kuganirayo ni kimwe no kuvuga ati na makosa yabaye baranabyemeye barasaba imbabazi gusa kuba afite uko babifata nyine mu bifata uko nguko gusa nyine na makosa yabaye kandi Leontine mwarebonye ko yahaye ibihembo byiwe tunashimira Minisiteri y'Uburezi kabisa kuba kwemera ubundi amakosa bangize ukikosora byo ni ibintu byumvikana kandi bibaho so kuba gifite rero urujijo muri ibyo bintu yamwisubiraho kabisa nabonye n'abantu bari kuregera bakajya mu bintu bidakwiye oya pe none se bamwe amanota ngo bibamarira iki none se bakamamaza ikigo cyose biriya byose si ibigo bavuze hariya se oya pe kandi ikindi kigo niyo bacyamamaza se wakijyaho kuba ikijyaho nyine abakize ngewe rero ndumva ibyo na logique irimo nawe nutekereza nk'umuntu muzima urumva nyine ibyo bintu ko ari abantu nyine baba bashaka kugira ngo bakururire ibintu babijyanire kure cyane ikibazo cyari gihari umwana azahembwa kumwamuhamagaye akabura yabuze gute kandi ari ibintu mwakumbye kubihiga barabikoze nyine babikoraho neza baradusezeranya ko bitazongera icyo nicyo twashaka ko batangiye kwinjira mu byo kwamamariza Fawe oya kabisa kandi ikindi genda ndashimira n'abanyamakuru nyine ba Mutescovia ndashimira n'abandi banyamakuru bose nyine bakoze kuri bino bintu kuko wamugani n'igitutu cyo kirimo cy'abanyamakuru igitutu cyo kirimo nta kuntu wambwira ngo umwana ngo yaratsinze ngo mumubuze gute so rero ni byinshi byavuzwe mwabyumvishe ndabakunda cyane mpamvu dukunda Jiva kugira ko subscribe ciao